mu ntangiriro 3:15 dusanga Imana ivuga iti kize inzigo hagati yawe n'umugore, hagati y'urubyaro rwawe n'urubyaro rwe ruzakujanjagura umutwe. Nta ushidikanya ko uvugwa hano mu ntangiriro 3:15 ari Kristo. Noneho umugore ninde? Uwo ni umugore wabyaye Kristo, ubwo ni Bikira Mariya. Niyo mpamvu usanga hari urwango hagati y'inzoka ariyo tuzi ko ari Sekibi n'umugore wabyaye Kristo ariwe Bikira Mariya. No kuvuga ngo niba udakunda Bikira Mariya ukaba umwanga biroroshye. No kuvuga ngo uruhande urimo ruba rwigaragaza. Gusa sinaho gusa bigaragaza urwango ruri hagati ya Sekibi n'umubyeyi wa Yezu, kuko no mu byahishuwe 12 kuva kuri 15 kugeza kuri 17 harabitwereka. Uhereye ku byahishuwe 12 hose havuga umugore wabyaye Yezu. Uwo mugore wabyaye Yezu hari abantu bakunze kuvuga ngo ibyahishuwe 12 ni Kiliziya, ngo bavuga umugore ni Kiliziya, ariko iyo babaje se Kiliziya niyo yabyaye Yezu cyangwa Yezu yashinze Kiliziya, usanga bose bavuga ati Yezu yashinze Kiliziya. Ariko hariya icyo bavuga ni umugore wabyaye Yezu, kandi ibyo bita bihura n'ibigaragara muri Zaburi ya 2 zose birahura. Nibwo rero hano n'ubundi bavuga ati nuko yanzoka ivundereza ibintu bimeze nk'uruzi rw'amazi nyuma ya wa mugore kugira ngo atwarwe n'imivu y'ibyo bizi, nyamara si iramutabara. Ubutaka burabumbuka maze bumira rwa ruzi ruvunderejwe na cya kiyoka. Kubera uburakari cyari gifitiye uwo mugore, icyo kiyoka kijya kurwanya abasigaye mu bamukomokaho, abubahiriza amategeko y'Imana kandi bagakomera ku buhamya bwa Yezu. No kuvuga ngo biroroshye guhita byumva nawe niba koko wubahiriza amategeko y'Imana kandi ugakomera ku buhamya bwa Yezu, ubwo uri umwana wa Mariya. Niyo mpamvu muri Kiliziya mu gihe babatiza hari indirimbo bavuga ati ndemera ko ndi umwana w'Imana, mbaye kandi umwana wa Mariya. No kuvuga ngo kubwa batisi muhawe uragenda ugakurikiza amategeko y'Imana kandi ugakomera ku buhamya bwa Kristo. Navuga ngo ibyo byujuje uba uri umwana wa Mariya nk'uko Bibiliya ibivuga. Kandi ni koko iyo usomye ibyahishuwe 12 hakwereka ko urwango ruri hagati n'ubundi ya yanzoka na Mariya ruracyakomeza, ni mu byahanuwe. Niyo mpamvu mu gihe wanga Mariya utamuha agaciro, ubwo nyine nuvuga ngo umwambura agaciro umurwanya ugira gute, biroroshye guhita umenya ko wowe uri mu ruhande rw'inzoka, kuko niwe Bibiliya itubwira ugomba kumurwanya. Kandi barabavuga ati ese kuki ndakuramusa Mariya n'ibiki, ariko niba ikintu twamaze kubona ko Roho Mutagatifu n'Imana, niba Roho Mutagatifu agira ikintu avuga, kuko bavuga ati Elizabeth yuzura Roho Mutagatifu muri Luka wa mbere, umuntu ashobora guhita birebamo. Elizabeth yuzura Roho Mutagatifu aravuga ati, arangurura avuga ati none niba Imana yishobora kumuha ku gaciro ikamuha kumuvuga gutyo, ngewe muntu umugaragu w'Imana kuki cyaba ikibazo ko navuga ndakuramusa Mariya? Kuki cyaba ikibazo ko nahishema uwo mubyeyi watubyariye umutabazi? Ntago Bikira Mariya ari Imana, nta nubwo kuba Bikira Mariya ariho tukuraho Kristo. Ubwo rero hari igihe umuntu yibaza ati se ubwo havuzwe ndakuramutsa Mariya ko muba muri guha agaciro Bikira Mariya bigenda bite? Ariko biroroshye igihe Elizabeth yuzuye Roho Mutagatifu akarangurura avuga ati wahebuje abagore bose umugisha n'umwana utwite arasingizwa, mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye ngenderere? Nuvanga icyo Bikira Mariya yasubije avuga ati, yahise avuga ati roho yanjye irasingiza Nyagasani, umutima wanjye himbajwe n'Imana umukiza wanjye, n'ibindi byose bikomeza. Ntabwo we bimugeraho nk'Imana, ahubwo nawe ahita ashimira Imana kubw'ibyo bintu Imana yakoze, ibyo bitangaza nk'uko tubibona. Hari n'abantu bamwe bavuga bati kuki Mariya ni kimwe na mama wa mugenzi wanjye, ariko biratandukanye. Bibiliya hano aratubwira ati nk'uko hano bivuga ati mbikeshe iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye ngenderere. Icyo bavuga hano umutegetsi mu Kigereki byanditse krios,
ni amagambo akoreshwa yo kuvuga Yahweh, ari byo kuvuga uhoraho cyangwa se Imana. Niyo magambo akoreshwa mu Kigereki. Niyo mpamvu hano icyo baravuga bati mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere, mbikesha iki kugira ngo nyina w'Imana angenderere. Niyo mpamvu bavuga bati Yezu ni Imana, kandi biroroshye kubyumva kuko mu gihe bahanuraga bavuga ibyerekeye Yohani Batista baravuga ati nijwi ry'uvugira mu butayu arangurura ati nimutegure inzira za Nyagasani. Ni mu gutegura inzira za Nyagasani ari we Kristo. Niba Kristo ari Nyagasani, Bikira Mariya ni nyina wa Nyagasani. Ubwo rero Bikira Mariya ni nyina w'Imana, kandi ni koko akwiye ku gaciro. Kandi nk'uko ibyahishuwe 12 bigaragaza, ni umwamikazi mu ijuru no mu isi. Kandi tugasanga ko marayika n'ubundi araza akavuga ati ndakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe. Bigaragara n'ubundi muri Luka 1. Ibyo rero bitugaragaza ko Bikira Mariya ni umuja w'Imana, nk'uko bivugwa ngo, nk'uko muri Zaburi bavuga ati ndi umugaragu wawe wabyawe n'umuja wawe. Ubwo Kristo ni umugaragu wa data wabyawe na Bikira Mariya, umuja w'Imana. Nk'uko hano bivuga ngo umutoni w'Imana cyangwa se umuja w'Imana. Naho ibyerekeye kuvuga ngo Bikira Mariya yagumanye ubusogi ni biki? Ibi bigaragara muri Ezekiyeli 44. Nk'uko bivuga ati uhoraho arambwira ati uri irembo rizahora rikinze, ntibazarikingura kandi nta n'uzaryinjiramo, kuko uhoraho Imana ya Isiraheli yaryinjiriyemo. Rero rizahora rikinze, nyamara ariko umwami we azahicara kugira ngo afungurire imbere y'uhoraho, kubera ko ari umwami nyine. Azinjirira mu kirongozi cy'iryo rembo, kandi abe ari naho asohokera. Ngira ngo ababyumva barabyumva neza. Ariko ibi ni ibintu bigaragara cyane no mu bakristo ba kera, kandi bifite inyandiko nyinshi zibigaragaza. Aho tuvuga nko mu bakristo ba kera ari Church Fathers, bizeraga neza ko Mariya ari Eva mushya, Yezu akaba Adamu mushya. Twavuga nka Justin Martyr mu nyandiko yitwa Dialogue with Trypho de Jew, ahangaha ni muhagana mu 150 no yanditswe. Tukabona na Irenaeus muri Against Heresies. Iyi ni inyandiko yanditswe mu mwaka wa 200. Ibi tukabisanga mu nyandiko za Cyprian of Carthage muri Treatise 2 of the Dress of Virgins yanditswe muri 258, no mu nyandiko ya Ambrose mu nyandiko yitwa On the Mysteries yanditswe muri 397. Izi ni inyandiko za kera zigaragaza ko abakristo n'ubundi icyo gihe bahaga agaciro gakomeye Mariya, bavuga ko nk'uko bigaragara ko Yezu ari Adamu mushya, noneho Mariya nawe niwe Eva mushya. Nuvuga ngo kubw'ibyo bikaba bigaragara ko twese turi abana b'Imana, kandi bikaba bituma ko tutaba tukibyawe na Eva wa kera mu gihe tubatijwe, ahubwo tuvukira muri Eva mushya, bityo tukaronka ubugingo bw'Imana. Nuvuga ngo ibyo Adamu na Eva ba mbere bishe bacumura, noneho Adamu na Eva bandi bashya barabihinduye.